Gusuhuje mu izina rya Yesu Kristo, gubwa neza, ineza y'Imana ikomeho. Ndashaka kukuzamura mu isengesho, dufatanye dusenge. Wowe umaze igihe hari aho ubona uzirikiye, diplome yawe iraziritse, imaze igihe utabona akazi. Imana irashaka kuguha akazi, Imana irashaka kukugirira neza. Ndagira ngo nkubwire ngo ugomba gukora ibishoboka byose Imana ikakubona. Iyo uri mu byaha Imana itakubona ntishobora kukumva, ntishobora gukora. Muri Yesaya 59:1 n'uwa 2, ngo dore ukuboko kwanjye ntikwaheze ngo nanirwe gukiza. Ukuboko k'Uwiteka kurashoboye kukuzamura, kurashoboye kugukuraho umaze igihe uzirikiye, wizengurukaho, ubuzima bwo kwizengurukaho utava aho uri. Muri Mariko igice cya 17 cya 11:7 haravuga ngo hari icyana cy'indogobe cyari kimaze igihe kinini kizirikiye ahantu hamwe. Reba uwo munyururu, uwo murungari ukiziritse cyarababaraga. Ubushomeri bumaze igihe bukubabaza, uzirikiye aho ngaho, ukeneye uwagufata akakuzamura, akagufasha kuzamuka uwo musozi kugira ngo ugere aho uruhukira, kugira ngo ugere kuri Yesu. Nugera kuri Yesu barakuramburira imyenda kugira ngo utambuke, baragushagara. Nugera kuri Yesu nawe uragaragara. Umaze igihe utagaragara, umaze igihe uri ahantu uzirikiye, ariko Yesu atanze itegeko kugira ngo bakuzane, bagushyikirize Yesu. Niyo mpamvu ngiye kukuzamura mu isengesho. Dufatanye isengesho dukoresha icyanditswe. Isengesho ryo gusenga uvuga icyanditswe rigira imbaraga. Iki cyana cy'indogobe cyari kimaze igihe kiri aho ngaho, kitazwi, kiziritse, kitinyagambura. Nawe umaze igihe utinyagambura, nawe ufite ikibazo wabonaga uzirikiyeho. Uwiteka aje kukuzitura, Uwiteka arashaka kuva aho ngaho nawe ukajya mu kazi ukicara ku ntebe yawe. Arashaka yuko nawe ugaragara ugashayininga, arashaka ko nawe wambara neza ugatambagira. Haleluya. Umaze igihe ubabaye. Icyana cy'indogobe kiziritse cyari kibabaye, cyari gifite agahinda, ntabwo cyageraga aho gishaka kugera, cyarizengurukagaho kikagaruka hahandi kizirikiye. Uwiteka aravuga ati mugende munzanire icyo cyana cy'indogobe. Barakizitura, barakizamura, bakigeza aho Yesu ari, maze barasasa. Baravuga bati hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka. Haleluya, haleluya. Nawe wazamura amashimwe, nawe bagufasha gushima ko Imana yaguhaye akazi, ko Imana yagukuye kuri icyo kibazo umazeho igihe uzirikiye aho hantu. Haleluya. Reka tuzamure isengesho, reka dufatanye gusenga tuvuga handitswe ngo, ijambo ry'Imana riravuga muri Luka igice cya 18, hari umutware utarubahaga Imana ntiyite ku bantu. Ariko haba umudamu wasaga akomanga buri gihe, nyabuneka muyobozi, nyabuneka ndengera. Bigeze haravuga ati nubwo ntita ku bantu kandi nkaba ntubaha Imana, ngiye kurengera uyu mudamu adahora ndusha, adahora nzi imbere, ansaba ngo murengere. Yesu aravuga ngo ngewe se Imana yo, Imana nziza, izabuzwa n'iki kurengera intore zayo? Izabuzwa n'iki kukurengera? Nuyitakira ku manywa na nijoro, uyibwira ati Imana ndakwinginze, ndashaka ngo unyeze, ndashaka ngo umbone, mve mu byaha. Uranshakaho iki Imana? Mbwira icyo ushakaho nanjye ndagikora.
nanjye unyemere. Haranira ko Imana ikwemera, nimara kukwemera izakwemeza abaguha akazi. Haranira ko Imana ikwemera, nimara kukwemera izemeza abakuzitura. Aho ngaho umaze igihe uzirikiye muri icyo kibazo, Imana izemeza abagukura. Imana izakoresha abantu, Imana ikorera mu bantu, izakoresha abantu bagukura aho ngaho umaze igihe uzirikiye. Wowe haranira ko Imana ikwemera, haranira gukira icyaha n'igisa nacyo. Imana ntinaniwe kugutabara, Imana ntinaniwe kukuzitura aho hantu. Imana yabuzwa n'iki kukurengera? Uyitakira ku manywa na nijoro. Takira Imana ku manywa na nijoro, usengere mu ijambo ry'Imana, usenge uvuga ijambo ry'Imana, ukoreshe handitswe ngo, nukoresha handitswe ngo. Imana irakurikira ijambo ryayo, ijambo ryayo ryonyine ni iryikurikira kugira ngo irisohoze. Muri Matayo igice cya 6 umurongo wa 33 ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibindi byose muzabyongererwa. Shaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, irukana icyaha cyose, wirukane Satani. Vuga uti Satani ndakwirukanye n'ibyawe byose mu izina rya Yesu. Uvuga ati Mana mbabarire ibyaha ubishyire ku murongo, mbabarire ishari, mbabarira gutukana, dayimoni yo gutukana ndakwirukanye mu izina rya Yesu. Mbabarira ishari, dayimoni y'ishari ndakwirukanye mu izina rya Yesu. Mbabarira kubeshya, dayimoni yo kubeshya ndakwirukanye mu izina rya Yesu. Wirukane abadayimoni bahunge, ubwami bwa Satani bwose ndabwirukanye mu izina rya Yesu. Maze ubwami bw'Imana ubuhamagara, uvuge ubwami bwawe nibuze, ubwami bwawe nibuze, ubwami bwawe nibuze. Ubwami bw'Imana ni ukuri buraza, ubwami bw'Imana ni ubw'amahoro, ubwami bw'Imana ni ubw'ubukire, icyubahiro n'ubugingo. Mu Migani igice cya 22 umurongo wa 4 ngo uwicisha bugufa kubaha Uwiteka, ingororano ye ni ubukire, icyubahiro n'ubugingo. Byakire mu izina rya Yesu n'ibyo byawe. Ibyo ngibyo bibonwa n'abaciye bugufi, ntabwo ari ugupfa kwakira, ahubwo wakira wabanje gukubura. Kubura ukureho imyanda yose mu izina rya Yesu. Ugendere mu ijambo ry'Imana, gusengera mu ijambo ry'Imana ukoresha handitswe ngo bigire imbaraga. Isengesho ryawe Imana iraryumva niba wakurikishije instruction zose Imana iguha, amabwiriza Imana iguha. Irakubwira ngo ce bugufi, wubahe Uwiteka, ubundi ubukire n'ubwawe, icyubahiro ni icyawe, ubugingo n'ubwawe. Izo ni ingororano Imana iha uwayubashe, Imana iha uwayikoreye neza, Imana iha uwahamagaye ubwami bw'Imana, Imana iha uwirukanye ubwami bwa Satani. Satani n'abadayimoni barumva, birukane mu izina rya Yesu. Ndagutwitse Satani n'abadayimoni, ndakwirukanye ku buzima bwanjye. Dayimoni y'ubushomeri ndakwirukanye mu izina rya Yesu. Dayimoni y'ubukene ndakwirukanye mu izina rya Yesu. Dayimoni y'icumuza ndakwirukanye mu izina rya Yesu. Imyuka mibi ikorera mu kirere ndayirukanye mu izina rya Yesu. Abadayimoni bava ikuzimu ndabirukanye mu izina rya Yesu. Imbaraga z'umwijima zose ndazitwitse, ndazirangije mu izina rya Yesu. Ndatwika, ndakongora. Satani ndagutwitse, ndakunanije mu izina rya Yesu. Ndakunanije mu izina rya Yesu. Ndakunanije mu izina rya Yesu. Ndakunanije, ndagutwikisha umusaraba, ndagutwikisha amaraso ya Yesu Kristo. Uko ukomeza wirukana, uko ukomeza utwika, abadayimoni barashya, abadayimoni barahunga. Bikore gusa, senga. Ndagufasha gusenga mu isengesho nkuzamura kugira ngo dufatanye gusenga. Twirukane ndacagagura ingoyi z'umwanzi yakubohesheje mu izina rya Yesu Kristo. Tumuhora wizengurukaho, ubuzima bwo kwizengurukaho mu izina rya Yesu. Ndakuzituraho Satani yakuzirikiye mu izina rya Yesu. Itegeko ry'umwami Yesu Kristo, ubohoka, haguruka, jya mu kazi mu izina rya Yesu Kristo.
intebe yawe urayicaramo mu izina rya Yesu. Vuga ngo intebe yanjye ndayicaramo, ndicara ku ntebe Imana yanteguriye, ndicara mu bukire bwanjye, ndicara mu mafaranga yanjye, ndicara mu nzu yanjye mu izina rya Yesu Kristo. Mpamagaye ubwami bw'Imana, ubwami bw'Imana nibuze, ubwami bw'Imana nibuze muri njye, ubwami bw'Imana nibuze muri njye. Komeza uhamagara, ubwami bw'Imana buraza. Imana irumva, ntiyaguhaye amatwi itagira amatwi, irumva, icyatumye itumva ni icyaha gusa, wagikuyeho. Komeza wiyejeshe gusenga, usenga imbere y'Imana, niho hava gukiranuka. Mu masengesho ntiwasenga ngo ukumane ibyaha, uko iyo usenga urirukana Satani agahunga akakugendera kure. Iyo usenga ubwami bw'Imana urabuhamagara bukaza. Erega ibwami nta kihabuze, iby'agaciro byose biri ibwami. Ibwami byishaje birahunga, hakinzira ibishya muri kuri royari. Ibwami hari iby'igiciro, hari umutekano, hari ukurira ku meza, nta kurira hasi, nta kurya ubuvungukira. Ibwami hari byose, byose urabibona n'uwabihamagaye. Hamagara, akanwa kawe kararema. Ibyo utwitse birashya, ibyo uhamagaye biraza. Hamagara, senga, we gucogora. Ukomeze usenge, muri Yesaya 62 umurongo wa 7 haravuga ngo yemwe abibutse Uwiteka, yemwe abibutse gusenga, nimugahweme, nimukamuhwemere, kugeza igihe azaremera Yerusalemu amashimwe, kugeza igihe ari bureme amashimwe mu rugo rwawe, kugeza igihe ari bureme amashimwe mu bana bawe, kugeza igihe ari bureme amashimwe mu kazi kawe, kugeza igihe uri bubone promosiyo mu kazi, kugeza igihe uri buve mu bushomeri ukajya mu kazi. Ntucyogore, komeza usenge kugeza igihe icyaha cyose kigushiraho, ukaba umukiranutsi, ukaba umwana w'Imana ari kuri. Komeza usenge, Imana ikwambike kurabagirana imbere, maze guhinguke n'inyuma. Icyaha cyose kive muri wowe, woza igikombe imbere, woza imbere aho abantu batareba, hahandi Imana ireba, nayo iragusigiriza, naho bareba hagaragare neza. Oh haleluya, iragutaka, irakwambika izahabu, ifeza n'izahabu biri iwayo. Iyo ibihamagaye byose birayitaba, biza kumva ijwi ry'Umuremyi, biza kumva Imana, biza kureba Imana muri wowe. Akira Imana muri wowe, ubwami bw'Imana buve muri wowe. Uwiteka arategetse ngo uve aho wari uzirikiye, maze ujye imbere y'Umwami Yesu, ujye imbere y'Imana, maze ubwami bw'Imana buze kuri wowe bukubeho. Uratambagira, urashayininga, urogezwa, kuko ufite Umwami. Erega bari kogeza Umwami uri muri wowe. Icyampa kamenya guhamagara ubwami bw'Imana muri wowe, ubwami bw'Imana muri wowe, ubwami bw'Imana muri wowe. Uratambagira, urashayininga, urahabwa icyubahiro, urahabwa ijambo, urava mu kuba insuzugurwa, urava aho wari uzirikiye, urava hahandi mu byondo. Urabona aho indogobe zirikiye ni mu byondo, n'ahantu hatari isuku. Imana irakwicaza heza, irakwicaza ahantu hakeye, irakwicaza ahantu heza, irakwicaza mu nzu nziza y'ibwami. Uratambagira ahantu hatari ibyondo, uragenda ahantu hakeye hasa neza, kuko Umwami yicaye muri wowe. Icaza Imana muri wowe, icaza Imana muri wowe, hamagara Imana muri wowe. Ibya kera birarangira, amateka arahinduka, urahindurirwa amateka, urashayininga, urasa neza. Imana iragusigiriza, urasa neza. Muri Zaburi 23 Uwiteka niwe mungeri wanjye sinzakena. Oya, ntabwo uri uwo gukena, Uwiteka ariwe mungeri wawe. Uwiteka niwe ugusiza amavuta mu mutwe, bose haba habona hagaragara. Uwiteka aragusiza, uragaragaye, ukuweho umwera, ukuweho gusa nabi, ukuweho igisuzuguriro, ukuweho ubukene, kuko Imana igusigirije. Haleluya, agusiza amavuta mu mutwe, igikombe cyawe kirasesekara. Uwiteka agusiza ameza, aguteguriye ibyiza,
mu maso y'abagusekaga, mu maso y'abakunengaga, mu maso y'abanzi bawe. Uwiteka agusize ibyiza, agusigiye ibyiza, aragusigirije, aguteguriye ibyiza. Ugiye guhura n'ibyiza gusa, kubona ibyiza gusa, kuko Uwiteka yaguteguriye ameza mu maso y'abanzi bawe. Senga ukoresha byanditswe ngo Imana ikurikira ijambo ryayo ryonyine kugira ngo irisohoze. Nta kindi Imana ireba, n'iryo jambo ufite muri wowe, ko Uwiteka aguteguriye ameza mu maso y'abanzi bawe. Ugiye kubona ibyiza, nta bibi bibaho. Mbabarira ubyizere, mbabarira ubigenderemo. Gira ijambo ry'Imana muri wowe, ngusabiye imbaraga, imbaraga z'ijambo, imbaraga zo gusenga, imbaraga za Mwuka Wera, imbaraga zo kwizera. Wizera ijambo ry'Imana, icyo rivuze cyose ni ukuri, kiragusohorera, birakoreka. Uwiteka arakuzituye, agukuye aho umaze igihe uzirikiye wizengurukaho. Uwiteka akugiriye neza, Uwiteka akweretse ibyiza by'amaso yawe atari yarabonye. Imana ikwicaje aheza, n'ubukire, icyubahiro n'ubugingo, kuko uyumviye, kuko wemeye gusenga, kuko wemeye kuzamura isengesho, kuko wemeye kuzamuka gusanga umwami. Uwiteka aragutambagije, aguhaye kurabagirana. Byakira ubyizere mu izina rya Yesu. Komeza usengere mu ijambo, komeza usenge uvuga byanditswe ngo Imana nayo irakurikira ijambo ryayo. Ufite ijambo yavuze, ntabwo yivuguruza, ahubwo akurikira ijambo rye kugira ngo arisohoze. Iryo jambo ararisohoza kuko yarisanze muri wowe. Imana ibiguhe kuko ubyizeye mu izina rya Yesu. Amen.